icyubahiro twese twumva Kristo. None Imana kandi ishobora byose, bira byose birashoboka tukaba twagucumuyeho kuko tuvuga tugacumura, tugategeka tugacumura. Niyo mpamvu utegekwa mu nsi y'amaraso yawe ariko muze kutubaho tubabarire twese twumva Kristo. None Imana kandi ishobora byose, tutagira iteraniro tuyitangire izina ryawe kandi heruke muri iryo zina tubere itangiriro kandi tubere n'iherezo. Ibikorwa ngaha byose bituka biyoborwe nawe bisabirize kubikoze mu izina ry'Umwami Kristo. Amen. Mwana w'Igisha gihagaze katuri mu ndirimbo ebyiri tugashingwa na mwene data Sibiyoni gutanga amaturo abayazanye.
Petero agishidikanya mu mutima we uko ibyo byeretswe bisobanurwa, abantu batumwe na Koruneliyo bamaze kubaza inzu ya Simoni iyo ariyo, bashagarara ku irembo. Barahamagara babaza yuko Simoni wahimbwe Petero acumbitsemo. Petero agitekereza ibyo yeretswe, umwuka aramubwira ati, dore abantu batatu baragushaka, haguruka umanuke ujyane nabo udashidikanya, kuko ari njye ubatumye. Petero aramanuka asanga abo bantu, arababwira ati, ni njyewe uwo mushaka, mwazanywe n'iki? Baramusubiza bati, Koruneliyo utwara umutwe w'abasirikare 100, umuntu ukiranuka wubaha Imana, ushimwa n'ubwoko bwose bw'Abayuda, yabwirijwe na marayika wera kugutumira ngo uziwe yumve amagambo yawe. Nuko arabinjiza arabacumbikira. Amen. Amen. Mweza dusabe asenge kubw'amagambo yacu, kubw'amagambo y'Imana asomwe mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Wera Mana y'Izere, Mana yacu kandi Mana dukunda, wowe Yesu Kristo, turagushimiye kuri Imana itabura uko uyigenza. Waturinze iri joro ryose, ubwo twari turyamye tumeze nk'intumbi zegetse, ariko watubereye maso utije kuri uyu munsi wa mbere iminsi 7 tuyihumeka uko abazima, izina ryawe ntabwo icyubahiro. Wemeye rero ko tuzi imbere yawe, bose muri twe eze n'inyota, wamana ko turaje kugira ngo twumve icyo uteguriye kuri uyu munsi. None tugira amahirwe yo gusomerwa ibyanditswe byera. Emera ubwo inyuguti yica nuko gatanga ubugingo, Mwuka wera wandikishije amagambo amanurwe no kuyasobanurira imitima iteraniye ahantu. Bana natwe utuyobore, ukoreshe umugaragu wawe, twese twire umugisha, ko tubyambaje mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Amen. Amen. Yakucyubahiro mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Amagambo dusomye ntabwo ari ubwa mbere twayumva mu matwi yacu, ariko ni amagambo meza cyane, amagambo yerekana uburyo Petero yeretswe, akerekwa ko hari abantu batatu baje iwe bari bamusanganiye. Ikintu tugiye gushaka kuvugaho akanya gatoya, iminota mikeya, imibereho y'abatubanjirije. Burya imibereho y'abatubanjirije ni uko bakoreshwaga n'Uwiteka, kandi twumvise ko marayika ari wamubonekeye akamubwira ati, ku irembo hahagaraye abantu batatu kandi wowe bashaka. Burya ni ukuvuga ngo abatubanjirije bakoreshwaga n'Imana kugira ngo Imana ibiyegereze, Imana ibane nabo, Imana mbese ni umuntu nawe akumva yuko yegeranye n'Imana. Uko iyo mibereho rero y'abatubanjirije bifuza kugira ngo begerane n'Imana, niko natwe muri kino gihe Imana izaba kugira ngo twegerane nayo mu magambo yayo. Imana yacu ibamugisha mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Aho Bibiliya itubwiye ngo Petero agitekereza ibyo yeretswe, umwuka aramubwira ati, dore abantu batatu baragushaka. Agitekereza ku bintu yeretswe, ibintu yeretswe ubundi haruguru biriho, uko yerekwaga uburyo n'abanyamahanga bagize gute babonye ubutumwa bwiza. Ubwo ni ukuvuga ngo aba bantu batatu baje bamushaka, nta kindi kibazanye ari kugira ngo Petero abagirire neza, ariko asanga n'umwuka wera ari marayika w'Uwiteka nawe yamubonekeye, aramubwira, ku irembo hari abantu batatu kandi wowe bashaka, genda ubasanganize. Ntabwo baba bamubona, bari bageze ahantu atuye ariko batazi inzu ariko uturukemo, ariko ubwo marayika nawe yamubwiye ngo genda ujye ku irembo hari abantu batatu bahagare kandi wowe bashaka, nawe aravuga ati, kaze gende kuko marayika azumye yibura nabo. Aho biri tubwiye ku murongo wa 22 atubwiye ngo arabasubiza ati,
Koroneliyo umutwe w'abasirikare 100, umuntu ukiranuka wubaha Imana, ushimwe n'ubwoko bwose bw'abayuda, abwirijwe na marayika wera kudutumira ngo uze iwe yumve amagambo yawe. Abantu batatu bari inkumi, bari batumwe nande na Koroneliyo. Koroneliyo ni Koroneliyo, ni umusirikare, kuko bitubwiye ngo ni umutware utwara abasirikare 100. Koroneliyo rero ubwo yarazi ukuntu Imana ikorana na Petero, yumva nawe akeneye kugira ngo avugane n'uwo muntu w'Imana. Atuma abantu batatu aravuga ati mugende mujye kwa Koroneliyo, kwa Petero, nimugerayo muramubwira ko mukeneye. Burya ni ukuvuga ngo abatubanjirije, imibereho y'abatubanjirije kwari kuba Uwiteka. Icyo Uwiteka avuze, icyo marayika avuze, akaba icyo akurikiza. Burya Koroneliyo nguyu yari umusirikare, yatwaraga abasirikare 100 mu gisirikare hose kwa Koroneliyo babamo. Rero kugira amahirwe yo kugira ngo wumve Koroneliyo agize ishyaka ryo kumva ati yumva amagambo y'Uwiteka, cyari ikintu gikomeye cyane. Ariko kubera yuko yari azi ko umuntu wese ukoreshwa n'Imana aba afite imibereho myiza, aba yegeranye n'Imana, ibyo ashaka byose. Burya ni ukuvuga ngo igihe cyose wegeranye n'Imana uba ufite imibereho yawe myiza hamwe n'Imana, kandi inyungu ntawe ufite inyungu usibye wowe niwe ufite inyungu. Iyo amagambo y'Imana avuga buri munsi, ni ukugira ngo aduhindure natwe tube ibikoresho by'Imana. Kubera yuko iki gitabo cyanditswe na Pawulo wari umwicanyi, Pawulo washyiraga abantu mu nzu y'imbohe, Pawulo wari umunyabyaha ukabije, ariko Imana imugire neza iramutoranya. Imana ishima yuko imukoresha kugira ngo, niyo mpamvu amubwiye ngo uko wakoraga abandi, ibyo wakoreraga abandi nawe bazabigukorera. Kandi ku byagenze yashyize abantu mu nzu y'imbohe, ariko nawe Pawulo hamwe na se nabo bamushyira mu nzu y'imbohe. Ni ukuvuga ngo iyo mibereho, kubera ko Imana ikunda gukiranuka kwacu, iyo ukiranukiye Uwiteka ukumva amagambo y'Uwiteka ukayagenderamo, nibwo ugiye bwa kabiri, nibwo ubaye icyaremwe gishya. Niba wumva kumva tuvuga amagambo y'Imana tukayavuga dukurikije ibyo batubanjirije bagiye bakora, ni uko batubereye akabarore, batubereye icyitegererezo, kugira ngo natwe muri kino gihe tumenye uburyo twagendana n'Imana. Kuko ntabwo twese tubona Imana, ariko kubera iyo dusomye ibyanditswe tugasoma uburyo Imana yakoranye na Petero, tukamenya uburyo Imana yakoranye na Pawulo, turavuga ngo iby'Imana ari ukuri. Natwe reka dukurikize imigambi yabo n'imikorere yabo, natwe tuzabona ubwiza buhoraho. Imana tubamugisha mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Iyi mibereho y'abatubajije rero kwari ukubaha amagambo y'Imana. Niyo mpamvu uzasoma wumve Aburahamu Imana amubwiye ati Aburahamu uva mu gihugu cye iwanyu ujye mu gihugu uzakwereka, kandi kuri iki uzabona umugisha. Aburahamu akiva mu muryango w'iwabo, Imana ibona kumusohozaho iki? Amasezerano. Natwe Imana iduhamagarira ngo tuve mu byaha, hanyuma amasezerano Imana yadusezeranije yatugezeho. Anakibamugisha mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Niba abatubanjirije baratubwira akabarore, bakagendana n'Imana, bakaba bategereje ubugingo buhoraho, ni ngombwa kugira ngo niba natwe dushaka ubugingo buhoraho tubagendereho. Kuko kwizera nta hantu tugukura. Turasoma tugasanga abantu bemeraga gupfa bitewe n'amagambo y'Imana, akavuga ati kubera yuko wewe ntacyo wamarira, cyakora bashobora kwica niba birashoboka, ariko ntacyo wamaze ubugingo buhoraho. Rero ibyo uvuze ndabyanga. Abishake Sadoka bishakira Abednego bavuze bati
nubwo umuriro uri kwaka, nubwo umuriro uri kwaka kandi ari twe dutegereje kugira ngo tujye ubugeni ntabwo turi gupfukamira. Kumva icyo cyemezo? Iki cyemezo gikora umuriro hafi yawe uri kugurumirana ni icyemezo gikomeye. Katsweho kukubwira ati nukora ibi ngibi ntabwo binejeje Imana, bizakuremura ariko rw'ngoye. Hanyuma wazana umuriro byagenda bite? Uri kuwureba n'amaso yawe wavuga ati iyo Mana bavuga ngenda byivuye. Niba umuntu avuga cyangwa se umukozi w'Imana akakubwira ajya kuye mu byanditswe, hanyuma ukabona yuko ntubihe agaciro, bitabihe agaciro umenye ngo n'ibyo ushaka ntabwo bizabona. Imibereho y'abatubajije rero yari myiza. Niyo mpamvu abadamu cyangwa se abagore b'abatubanjirije bizeraga Uwiteka, baravugaga bati ibyo Uwiteka avuze, ibyo mutwara avuze turabyemeye. Abagore iki gihe ashobora kutakora umugabo w'umutware, sibyo? Kubera yuko yumva byasuzuguritse, yumva mbese nabivuga hagati y'abandi aragira isoni tukujyana. Ariko imibereho y'abatubanjirije ntabwo ariko yari imeze. Ibyo turi kuganira, imibereho y'abatubanjirije babayeho mu mibereho itoroshye ariko yo kubona Imana. Imibereho itoroshye ariko gira ute yo kubona Imana. Mu gihe cyo wowe uri mu bihe byoroshye kandi ukaba nabona niyo Mana, kuko kukubwira ngo umusatsi ugomba kuba gutya ni ibintu byoroshye kuba wabikora. Ariko kubera ko wowe wishyizemo ko ari umuntu akuvanye ku iterambere, akuvanye ku kwikora neza, ukumva yuko ibyo akubwiye bitari guhuza. Akaba ariyo mpamvu bamwe muri mwe ashobora gutekereza kubatizwa, yatekereza kuba azamubwira ati nta mukristo ukwiriye kuba gutyo, akabyara tukujyana. Ariko imibereho y'abatubajije siko yari iri. Iyo bumvaga ijambo ry'Imana baremeraga bagakurikira. Uyu munsi turwanira kujya mu ijuru. Ni utabishaka kujya mu ijuru? Hari utabishaka kujya mu ijuru? Ni wese kujya mu ijuru n'ibitekerezo byawe bigarukiye hafi bitagenda n'amagambo y'Imana, ntabwo byakunda. Ni ukuvuga ngo ibikorwa byiza, ibikorwa byo batubanjirije, kugenda n'Imana ko batubanjirije kwatumye bategereje ubugingo buhoraho nubwo basinziriye. Kuko mbere tubwira ngo barasinziriye. Umuntu wasinziriye arakanguka nk'uko Yesu yabwiye bashiki ba Lazaro. Ubwo ati Lazaro ntabwo yapfuye, ahubwo agize arasinziriye. Iyo umuntu asinziriye arakangurwa, ariko iyo umuntu apfuye aba apfuye buherere cyangwa se burundu. Tukujyane. Impamvu yamubwiraga ngo arasinziriye ni uko yari azi yuko we ari umukiranutsi. Umukiranutsi rero ntabwo apfa, ahubwo arasinzira. Kandi usinziriye kumukangura biri kutubwira ngo niba ujumba uwapfuye niwe uzumva ijwi bwa mbere. Tukujyana. Abapfuye batubanjirije, abapfuye n'ubu ngubu bari kuzimu cyangwa se bakaba bari iyo ngiyo, kuko baba bafite abantu bagenewe kuko ntabwo bagenda babana n'abanyabyaha burya. Niyo mpamvu uzasoma Bibiliya usome iby'umutunzi n'iby'umukire, uzasanga ngo harimo umworera cyangwa se n'umwanya munini. Ntabwo uri umukiranutsi n'ukiranirwa bajya hamwe. Umuntu ubitekereza gutya ni uko adasoma Bibiliya. Tukujyane. Umuntu navuga ngo twese tujya mu butaka, uzajya umenya ngo niba mujya mu butaka ariko ntabwo muri kujya hamwe. Niba uri umukiranutsi n'ukiranirwa ntabwo bajya hamwe. Imibereho yatubanjirije rero yari iyo kubaha. Bakubaha Uwiteka, bakumva ibyo Uwiteka avuze, bagatega amatwi, bagashyira mu bikorwa. Aribyo natwe kino gihe cyangwa se abavugabutumwa cyangwa se abapasitoro uyu munsi bakatuganiriza bakatubwira ngo dukwiye kugenda uko ijambo ry'Imana riri kuvuga. Imana yacu bamugisha izina ry'Umwami Yesu Kristo. Abasore b'iki gihe bitwara bate? Bitwara kugira ngo bagire ibisubizo by'imisatsi.
tujyane. Ariko iyo byibuzo by'imisatsi cyangwa se imisatsi myinshi ku bafurere ntabwo ibaho. Iyo mibereho si iy'abafurere, iyo mibereho ni iy'abapagani. Nubona ukabona umuntu ntashaka kogoshwa ari umufurere, uzahita uvuga ati nguyu ntabwo afatika, nta bufurere bwe. Tujyane. Aha, tugiye gusoza katurebe igitabo cya Matayo 10 mirongo itatu na kabiri mirongo itatu na gatatu. Ariko icyo dusozerezaho Matayo 10 mirongo itatu na kabiri mirongo itatu na gatatu. Kandi dusome tutajya mu Kristo. Umuntu wese uzampamiriza imbere y'abantu, nanjye nzamuhamiriza imbere ya Data uri mu ijuru. Ariko uzanyihakana imbere y'abantu wese, nanjye nzamuhihakanira imbere ya Data uri mu ijuru. Amen. Imana iri amagambo yayo ijya kumwumvisha Kristo. Umuntu uzampamiriza, akampamiriza mu bantu, akampamiriza mu batizera, akampamiriza mu banyabyaha, nanjye nzamuhamiriza imbere yanjye, imbere ya Data uri mu ijuru. Ariko umuntu utazampamiriza, ntavuge ibyayo, ntavuge ibyiza namugiriye, ntavuge uko ibyiza byose yabonye ibyo uzapfa ku Mana, nanjye sinzamuhamiriza imbere ya Data uri mu ijuru. Yakuri kugira ngo rero ubutumwa twakiriye, ubutumwa tuvuga, natwe tubuhamirize abantu bose bamenye ubutumwa bwiza. Igihe niba birabatwaje bumva ubutumwa bwiza, bamara kwizera nabo bagafata umwanya bakajya kubwiriza, bakabwiriza abantu, kandi Imana yabaga iri kumwe nawe. Imana yabaga iri kumwe nawe, natwe uyu munsi iri kumwe natwe, kuko Imana si Imana y'abapfuye, ahubwo ari Imana y'abazima. Imana yacu bamugisha mu izina rya Yesu Kristo. Abapfuye barangije ibyabo, abasinziriye nabo bategereje ubugingo buhoraho. Bivuze ngo Imana iri kumwe n'abazima, Imana iri kumwe natwe uyu munsi. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana riri kuvuga riti, Yozefu abwirwa na marayika, tugiye kuzabyara umwana, uzamwite Yesu Kristo. Muzi impamvu tuvuga Yesu Kristo, ni uko ari ba Yesu benshi. Musoma Bibiliya uzasanga harimo Yesu witwa Yusito, musoma Bibiliya uzasoma witwa bari Yesu, ariko ushyizeho Kristo abatandukanye n'abo bantu tujyana. Burya ni ukuvuga ngo nujya usenga, uzajya usenga uti tubisabye mu izina rya Yesu Kristo. Impamvu Kristo bisobanura ngo yasizwe amavuta. Kristo bisobanura ngo yasizwe iki? Amavuta. Ariko mu gihe cyo bavuze mu izina rya Yesu, baduvuze bari Yesu, baduvuze Yesu witwa Yesu. Ariko n'ubwa Kristo umutandukanije n'abandi. Imana yacu ibamugisha mu izina rya Yesu Kristo. Kandi burya ni ukuvuga ngo ibiro tubanjirije babagaho mu guhamya Yesu Kristo, babagaho mu kuba bafite ishyaka ryo gukorera Imana. None uyu munsi natwe turakeneye kugira ngo tugire ishyaka ryo gukorera Imana. Ryari ucyumva amagambo y'Imana, ucyumva ibyanditse, hamiriza kandi ugende nkacyo. Uzasanga abantu turi kuvuga ijambo ry'Imana rivuga abanyedini, uwo wakubwira ati ni uko ari igihe cya kera cy'Abakorinto, ni uko ari igihe cy'Abagalatiya se, ni uko ari igihe no ijambo ry'Imana ryo ntabwo rijya rihinduka, abantu bahinduka. Abantu baryari ni igihe bafashe ko ibintu byashize kandi biriho, ukavuga ati papa urabivuze kera, ubwo byari byo bakera, uyu munsi turagenda nk'iby'uyu munsi. No,
niyo mpamvu rero dusaba tugasoma isezerano rya kera tugasoma n'isezerano ry'uyu munsi byose hamwe tugafatanyiriza n'uko tuyobora ku Mana. Mana yacu rero ibamugisha uzira ry'umwami wacu Yesu Kristo, kandi tugusoza ariko imibiri yatubanirije yari myiza y'abizera. Abizera nibo yari myiza, ariko abatizera ntabwo yari myiza. Igihe cyose abakoraga ibyangwa n'Uwiteka Imana yarabarimburaga. N'uyu munsi abantu barimbuka bazize kutizera. Ushobora kuvuga ati umuntu yumva ari mukaryama, uzi ngo wahita ukagurura kandi uraribuka, kubera yuko we niba yarakoze ibyiza abantu barabizi, n'Imana irabizi. Niba yarakoze ibibi abantu barabizi, Imana irabizi. Ariko hari ibyo twe tutazi. Wowe ni wowe wizi kurusha undi muntu wese. Umutima wawe ni wo ukurega. Buriya ari ikintu utahisha, wahisha. Umuntu utahisha rero ni Imana n'umutima wawe, n'abantu bagusa babiri. Imana ntiwayihisha, n'umutima wawe ntiwagira gute, ntiwawuhisha. Icyaha wakoze umutima wawe kugira ngo wagikoze. Ni abantu babiri, Imana n'umutima wawe ntabwo ushobora kuyihisha. Wabeshya uzajya ukamuhamishisha, sibyo? Umutima wawe wakati ndamuhamisha ndamubeshya, ngo wabeshya rero. Amagambo tukuganira ko imibare batubanjirije burya yarishywe. Ni uko abasore bubaha Imana, abasore bakubaha Imana, iyo barangiza gukora ibyo bintu nta kindi bakagaruka kwihana. Kuko dusomye muri Matayo tubwiye ngo abazahumiriza ntabamiriza, abatazahumiriza nanjye sinzabahumiriza. Imana rero iramugisha mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Dusozereje aha ngaha, reka duhaguruke. Tumara guhaguruka dusabe mwene data adusengere, hanyuma tugende guterana amakuru ari muri benshi. Turongera turagushimiye mwami wacu kandi Imana yacu, kuko uri Imana nziza, uri Imana igira neza. Tugushimira urubanza rukomeye. Twageze aha ngaha turagusaba ngo uze ubane natwe, utwigishe, dore ko turi n'urubyiruko kandi mu gihe turimo akaba ari igihe kigoye kiruje cyane abana bato. None ndagenda nkubwira ngo iri jambo twumvishe ritubere impamba, ritubere agakoni twicumba. Abumvisha amagambo bose ubahereze umugisha, mwene data akoreshe umuhereze umugisha. Twese mwami tukugire umugisha, komeza utwiteho kandi komeza tuyobore. Turi kumwe nawe wamana ye tuzaba, turi kumwe nawe mwami dufite byose. Turabizi ko uri Imana kandi uri umutunzi wa byose, ijuru n'isi byose byaremwe nawe kandi shigwa nawe mwami. Nako tukwingiza kugira ngo ubwo tubwiye ko abazajya mu ijuru, abazaragwa ijuru ari ababashiye kwitonda no gukiranuka no kwenda nk'amagambo yawe, bidushoboze kugira ngo natwe tubashe kubana nawe ubuziraherezo. Nibyo nsabiye uwateranye wese, umwana mutoya wese uri aha ngaha, abumvishe bose amagambo, bibashoboze gukomera kandi bayobore mu nzira zabo. Twiteho, utugire neza, utuyobore muri byose, tubyambaje byose mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Amen. Amen.